dukura mu bitekerezo kandi tugatera imbere mu byo dukora kandi tukunguka imbaraga iyo dukora ibi bintu kandi tukanahura n'ibi bintu. Nimbara y'ibi bintu ujye ubisuzugura cyangwa se ukajya ubica amazi, nagira ngo ubyitone kandi ubyiteho kuko ni ingirakamaro cyane mu buzima bwa muntu. Naje mbikubwire. We go on strength when Rero twunguka imbaraga byari noneho, dukura mu bitekerezo byari noneho, dukura mu terambere ryari. 1. Meeting new people. Icyambere, iyo duhuye n'abantu basha kandi tukabungukira ibintu bisha. Reka nze ngubwire icya kabiri. 2. We go on new knowledge. Dushobora gukura kandi mu iterambere ryacu hasi mu bitekerezo iyo twungutse ubumenyi busha. Bishobora kuduha imbaraga zo gukora cyangwa zo mu iterambere ryacu. Reka nze ngubwire icya gatatu. 3. Traveling. Igihe turi mu rugendo twagiye ahantu hatandukanye, ukigiye uri mu rugendo cyangwa se igihe watembeye ntukave nta kintu uvanyeho kizima cyagufasha mu bintu byawe, mu gukora utuntu twawe, mu mirimo yawe se cyangwa se mu buzima bwawe. 4. Overcoming our leaves. Icya kane kandi twasohotse mu bwoba bwacu, twatinyutse gukora ibintu twatinyaga, twatinyutse ibintu byose twatinyaga. Bishobora gutuma dukura mu bitekerezo kandi ibyo bishobora gutuma dukura mu iterambere ryacu tukagira imbaraga. Icya gatanu. 5. Trying something new. Kandi twagerageje gukora ikintu gisha, tudahora mu bintu bimwe. Icya gatandatu kandi. 6. Walking, not to be confused with running to work or going to the store, but specifically working without any particular destination Kugenda in n'amaguru mind. kandi tudafite ahantu tugiye. Ibi mvuga so kugenda ngo ugiye ku kazi cyangwa se ugiye ku soko ya. Bagenda n'amaguru urimo utembera, ureba ahantu siri cyangwa se ahantu ikintu wakora cyavamo inyungu. Ureba business wakora aho hantu. Ikinze ngaruke ubwira n'ikintu cya karindwi. 7. We engage in creativity. Ikintu cya karindwi kandi twitabira ibikorwa, twitabire gukora, uvana amaboko mu mifuka. Wivuga ngo uzakora ikintu kimwe gusa, oya gerageza buri hantu hose. Reka ngaruke ngubwire ku kintu cya 9. 10. We communicate with people who support us and believe in us. Tuganira n'abantu batwemera kandi batwereka ko badushigikiye. Tuganira n'abantu batwemera kandi batwereka ko badushigikiye. Ibi bizadutera support cyangwa se bizatuma badusapotinga abo ngaba mu bintu runaka bitewe n'ikintu ukora. Nze dukomeze n'inama ya 10 cyangwa se ikintu cya 10. 9. Communicate with nice people. Tuganira n'abantu beza kandi bafite urugwiro, babandi bakwereka ko nabo bagushaka, abandi bakwereka ko bashaka ko muganira. Ureke kwibambira ku bandi. Reka ngaruke tuvuga ku kintu cya 11. 11. Take care of our body. Twite ku mibiri yacu, turya neza si, dukora imyitozo ngororamubiri, turuhuka, twoga se. Ibi bizaturinda indwara, bitume kuko iyo warwaye ushaka gusubira inyuma muri business zawe, ushaka gusubira inyuma mu byo ukora, kandi ushaka gusubira inyuma no mu bitekerezo. Rero twite ku mubiri wacu ujya tuwurinda kurwara. Ujya bavuga ngo kwirinda biruta kwivuza. Reka dukomezanye n'inama ya 12.
12. We free up physical space. Remember how differently you feel in renovated room. Tuvane ibintu byinshi bidakenewe mu nzu. Ibuka ko wumva umeze igihe umaze kuvugurura icyumba cyawe. Ibi bizaguha umutuzo mu nzu kandi bituma wumva wisanzuye. Kadukomeze n'inama ya 13. 13. We free up emotional space. Remember how different you feel when you have managed to forgive and make peace with someone. Kandi tuvane ibintu byinshi mu mitima yacu. Ibuka uko wumva umaze igihe umaze kubabarira cyangwa se igihe umaze kubana neza n'uwo mwari mufitanye ikibazo. Wihora rero uhangayitse cyangwa se uremerewe mu mutima wawe, yavana ibintu byinshi mu mitima yawe bababarira. Bizatuma mva uruhutse. Reka dukomeze nyere n'inama ya nyuma. YouTube channel yacu bita Killer Upright. 14. We say no when we want to say no, and we say yes when we want to say yes. Tuvuga oya igihe dushaka kuvuga oya, kandi tunavuga yego igihe dushaka kuvuga yego. Let's start doing what we want. Natwe tutangire gukora icyo dushaka ubuzima bwacu. Kirabayitsa Killer Upright. Inubundi YouTube channel bita Killer Upright. Bakana subscribe kugira tujye twibana n'izindi nama z'ubutaha. Ciao ciao.